Papa Cyangwe n'umuhanzi nkuko turi kuvuga bameze neza maze imyaka irenga 5 mu Kinyarwanda yatangiye akoresha izina rya Abijuru King Lewis nyuma za kubona ntabwo bikunda neza ahita yita Papa Cyangwe kuva yakwita iryo zina shizanze ibihangano bitandukanye kuva ku ndirimbo yitwa Ngaho kugeza ku ndirimbo yitwa Sa yakoranye na Marina iri hanze kuri uyu munsi abantu bamwakiriye neza yanizihije imyaka 5 amaze mu muziki byizihiriza mu gitaramo yakoze mu minsi ishize. Papa Cyangwe rero tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amahoro. Amahoro cyane ndashima Imana. Byagenze gute kugira ngo uhindure amazina? Ayo ni amazina niswe n'ababyeyi. Abijuru wa Lewis. So rero natangiye umuziki nitwa King Lewis. Ariko bitewe n'uburyo numvaga bisoundinga urumva King Lewis ari King James n'abandi. Nkumva nyine nge none ndi umuraperi nkumva nago biri gusona neza. So rero bitewe n'akazi nakoraga ko gucuruza imyenda biza gutuma nguma nitwa Papa Cyangwe kuko niryo nakoreshaga mu kazi ko gucuruza imyenda. Mbona niryo risoundinga biri unique itandigumana. Ngenda nongeraho n'andi mazina Drifada, Chuma, Papa Drip. Ubu hariho iryitwa Vurihoze. Sigari Vurihoze. Rimwe ry'abatsinze. Yitwa Jisho ry'uruvu. Vurihoze. Yego. Tutarinjira cyane muri iyi myaka 5 utubwiye bya Papa Cyangwe gusohoka mu gucuruza ukaza mu muziki mbere yuko bisohoka mu dusubize kuri Papa Cyangwe wa OG wa wundi nyine Papa Cyangwe yarameze ate? Avuga ngo nibwo nari nyirangiza high school nirangiza kwiga amashuri yisumbuye. So rero nibwo nari nyitangiye kwikorera bwa mbere. So rero urumva umunyeshuri usoje amashuri yisumbuye yatangiye gukora abafite ishyaka ryinshi abafite courage nyinshi abafite confidence ziri hejuru cyane. So rero nge naraje nsanga hari hagezweho ngo icyangwe umuntu wese ngo ngiye kugura icyangwe tugiye kureba icyangwe. So rero ngasanga abantu bavuze ngo tugiye gushaka cyane ndavuga noneho bazajya bagishakira kwa Papa Cyangwe. So rero bitewe na vibe nabaga mfite n'uburyo nakuze ndi umuntu wigirira courage n'ibistori byinshi abantu bagenda bankunda banakunda iryo zina n'ibyo mbaha. So rero ngiye kuko nakoraga n'imiziki ariko ntayiha atariyo priority yanjye. So rero ngiye mu muziki mbifashijwemo na Rocky Koroke yari umwe mu bantu nambika n'indi timu y'abandi basani benshi cyane. So arambwira ati ariko King Lewis ndikumva bidasona neza kurenza Papa Cyangwe. So niyo wayisumita amambwira ati kugira ngo witwe King Lewis mu muziki waguma na Papa Cyangwe kugira ngo utazajya ucanga n'abantu. Uyu munsi turabona indirimbo yanditseho King Lewis twaza kukurira tugasanga uri Papa Cyangwe. Papa Cyangwe niryo ri unique. So nuko nese ndihitamo. Yego. Hari umujene nawe waryitwaga ukoresha TikTok muri iyi minsi akaba ari n'umu DJ nawe afite irindi ni wowe wari mushimuse? Ntabwo twari mushimuse ahubwo nararyitwaga n'abandi banyacyangwe bahari nyine nawe yakoraga ibyo ngibyo byo gucuruza imyenda n'inkweto n'ibiki. So rero nawe aravuga ngo nawe niko yitwa ngakorera. So noneho turavuga oya none saradutsinda n'izina turavuga ati noneho biri official ubundi mbuga zanitwaga Abijuru King Lewis twitatuga kugira ngo tunabone ko turi seriye ni Papa Cyangwe hose. So rero weta ibihindura leta ijya ku bindi n'ibindi. So kuva rero kuri Papa Cyangwe ucuruza imyenda utanga ibyangwe kugira noneho kuri Papa Cyangwe wo mu muziki ku ntangiriro y'iyi myaka 5 ishize iyo transition cyangwa uko gusohokamo byagenze gute? Wari utubwiyeho gatoya ko wifashwemo na Rocky twinjize neza muri urwo rugendo. Navuga ngo n'ubundi njya gucuruza ibintu by'imyenda nge nakundaga umuziki nanakoraga umuziki ariko nkabona nyine umuziki ndi gukora ntabwo uri kumfasha nyine gufungura amarembo yanjye nshaka. So nkavuga yo niba nshaka gukora umuziki ngo uzanunge uzatunga umuryango wanjye uzamfashe nkaba mbona bitari gukunda why not naba nkoze ibingibi. So rero nza guhugira amahirwe ngiramo connection yo guhamo na Rocky n'abandi bahanze aba producer abanyamakuru. So ndavuga niba noneho nge nshaka gukora umuziki nkaba mfite opportunity yo kwamuramo n'abanyamuziki why not ntayifashisha ahubwo bantu banyamuziki nahuriyemo bakabambera ikiraro cyo kugira ngo na wa muziki wanjye mukore kandi n'abantu bawumve. So nuko rero natangiye n'ubundi nakutangiye umuziki ku ndirimbo yanjye ni ya mbere ni ya kabiri yitwa Ngaho nitwa Imbeba
nyicuruza imyenda so mbambika nkajya mbabwira wampositingi ese kubizi ko naribinge nawe gutyo kwa kundi twari dusanzwe dukorana mu buryo bwo kubambika bakajya bampushinga bampa amakonegisiyo ariko runaka wamugeraho twamukuvugishiriza so rero bijya ku ndirimbo ya gatatu harimo covid ibintu byo gucuruza imyenda n'ibiki bitari gukora none wa mwanya wundi nahaga iduka itamuha umuziki gusa yego muri iyo myaka 5 harimo ibyiza n'ibibi rock ugaruka cyane mu nkuru yawe y'imyaka 5 nkuru utirwa umugongo rwa Papa Cyangwe ni naho mwatandukaniyemo nta ruhare nta ngaruka mbi ishobora kuba byarakugizeho muri iyi myaka 5 kuba watandukana na rock ku buryo uvuga ngo n'umuvuduko wenda wahise ugabanuka? ntabwo zabura buriya iyo uhombye umuntu uhombye ikintu kinini cyane ko noneho yari isiga ry'inyuma kuri izina Papa Cyangwe so rero urumva bigusaba imbaraga nyinshi cyane urebye wenda nko muri iyo myaka 5 yabaza kuba gihari cyangwa tukiri gukorana biba biri ibindi ariko kuba nanone atagiye ari ibindi byatumye mfungukamo hari izindi mbaraga byatumye nkoresha hari ibindi bintu byatumye mbona ntari buzigere mbona ariko ntekereza ko uyu munsi iyo tuba tukiri kumwe hari ahandi biba biri birenze uko uyu munsi ko uyu munsi ndi gukora ndi njyenyine muri iyo myaka yindi 5 tumaze ariko iyo urumva iyo haba hari kukiriho ukuboko kwiye konegisiyo yiwe n'abantu biwe biba bigeze ahantu kure cyane ariko nanone simublaminga cyane ko atari wavuze ngo dutandukane ikindi siniblaminga cyane ko wenda impumbero nari mfite nabonaga atari yo ndi kubona cyane kurumva nibwo nayo nyirangiza kwiga nibwo nayo nyitangira gukora ku mafaranga ikindi hari ibyo nabonaga njyewe nkeneye nk'umujene none ukiva iwabo hari ibyo ubona ukeneye so rero ibyo bintu ntabwo nabibonaga kimwe nkawe cyane ko nawe ubwiwe ntabwo yabibonaga mu buryo bwa management ko cyane yari ari kumfasha kurenza ukavuga ngo ni akazi ugita ibintu ni nk'ibiki nyine uvuga uti ibi bintu ntabwo nabibonaga nk'umuntu urangije kwiga nk'umuntu ugiye gutangira gukorera amafaranga ibi bintu sinabibonaga mfata umwanzuro wo guhagarika kugira ngo mbibone ni nk'ibiki navuga ngo nk'ibintu ntabwo nabonaga ko audience zabyakira nk'uburyo njye nabitekerezagamo numvaga ko n'abantu bazavuga ati wenda yumvaga ko hari ahantu atariho hamukwiye cyangwa se bafite ibindi bintu n'izindi nzira ziwe ariko bo naje kubona nyuma ko atari ko babifataga bo bumvaga ko wenda ari ukwihenura se cyangwa kutareba kure kandi njye siko nabifataga cyane ko we ntabwo twiye dukorana nka manager n'umuhanzi twakoranye ubushuti umukuru wawe papa wawe bimwe byo mu muziki ariko cyane ko njye icyo nashaka nababwiraga tumaje gukora indirimbo zigera muri 5 abantu bakunze so reka tubigire akazi kuko noneho akazi kanjye ntabwo kari gukora tubigire nk'akazi wakavuga yo twakomeza byandi by'ubushuti ariko akirengagiza ko wenda hari ibindi nanjye nabaga nkeneye ibindi so ikindi nanjye nkirengagiza ko nayo hari ibindi yabaga ari kwitaho so rero ibyo bintu bigatuma tudahuza gutyo buri umwe afata inzira yo gukomeza yego iyo usubije amaso inyuma rero mu myaka 5 wizihije ukareba imbuga zawe ukareba brand wubatse nka Papa Cyangwe umwana wavukiye rimwe na Papa Cyangwe wafite imyaka irenga 5 hari uburyo yakuze neza niba yaronse neza bisi 1000 bakamuha kigozi imeze neza iyo urebye ubona umuziki wawe waragwingiye cyangwa warakuze urashishe? navuga ngo warakuze kuko iyo ugiye kureba ku mibare nyine bigaragaza ko wakuze ikindi ugiye kureba ibyo nakuyemo wenda utagendeye njye ntabwo ngendera ku maso y'abandi ngendera kuri njyewe cyane nkareba wenda ejo nari ndi uyu munsi ndi ejo nari mfite iki uyu munsi mfite iki so rero ngiye kureba ku mbuga zanjye z'umuziki zirakura buri munsi zitera imbere ikindi iyo ngiye kureba abantu kugira ngo bagabanyuke bariyongera niyo ngiye kureba ibikorwa byanjye mbona byiyongera kandi bikagira icyo binyinjiriza uyu munsi umuziki kuri njye ni ubuzima mfite umuryango kubera umuziki mfite abantu kubera umuziki buri kimwe cyose ndimo ni ukubera uwo muziki so rero navuga ngo uwo muziki wabaye ubuzima kuri njye nanabishimira Imana n'abo bantu bose yego ufite umuryango nakagarutseho cyane ni rumwe mu bahanzi rwose
batajya banahisha amakuru y'umuryango, kuba wavuga uti ubu ngubu mfite umudamu, mfite n'umwana. umuryango ni umugisha, ubwo se wahisha umugisha? Hanyuma hari rero ibidahishwa. ni ibiki byahindutse nyuma y'aho ubereye umupapa uri papa Kian? ni izihe mpinduka zabaye kuri papa cyangwa w'umuhanzi ariko noneho akaba hari n'aho agera akitwa papa? navuga ikintu cya mbere ni disipurine, icya kabiri ni ugufata inshingano. si ukuvuga ko mbere nari disipurine cyangwa nari mfite inshingano, ariko byariyongereye. urumva noneho hari ukuntu uvuga ngo uyu munsi hari ibintu nashobora gukora, nashobora kuvuga nkanjye nireba, ariko noneho uyu munsi hari ibyo njya kuvuga cyangwa gukora nkarebera ku muryango, avuga ati nta ngaruka byagera ku muryango ibi bikorwa ngiye gukora. nk'urugero kari byinshi nka bitatu. nk'ibigare. urumva iyo ukiri wenyine uba ushobora kugenda ahantu ugataha igihe ushakiye, uri kumwe na ba runaka, ariko uyu munsi urabanza ukareba abantu turi kumwe, se nidutandukana biragirira iki bimarira umuryango wanjye? kabiri, kuba wajya mu bigare uravuga se iki kigare ngiye kujyamo ko mfite umuryango, uyu mwanya ngiye guha iki kigare barawukwiye cyangwa wari ukwiye umuryango wanjye? nese umuryango guca ku nshuti? no way. ndi kuvuga ibigare. ibigare ndi kuvuga ntabwo ari inshuti, za pull-up, bya pull-up by'imyaka nyine, ni bya bintu by'imyaka bya pull-up. twagiye hano hahiye, hano barimo abana bato. rero niho ugera ukavuga ati ewa ibi ntabwo bikiri ngombwa. ikindi by'inshingano navuga byo ni kwa wundi uvuga ngo uyu munsi ka kuntu nyine iyo ukiri wenyine uvuga ati niyo nabyuka sangahe, niyo nataha, niyo nagira ute, ariko uyu munsi uvuga ngo mu gitondo breakfast igomba kuba ihari, nayirya barayirya, saa sita lunch irafatwa, dini ifatwe. ikindi nkeneye kuba ndi mu rugo, mfite kuba ndi kuganiriza umwana, mfite kuba ndi kwita kuri mama wiwe, dufite gahunda nyine zindi za famiye kurenza uko wapangaga izawe wenyine. izo ni inshingano zo kuba utakireba inyungu zawe wenyine, uri no kurebera iz'abandi. kimwe mu bintu abantu bahurizaho iyo bari kukuvuga ni uko ukunda gukora. n'uwareba muri iyo myaka 5 umaze ufite catalogue ndende rwose, ufite indirimbo nyinshi, zaba izawe ku giti cyawe n'izo wakoranye n'abandi. ibyo kandi bikorwa n'umuntu ukunda studio, umuntu nyine uba kenshi muri studio uhinduranya producers amanywa nijoro. ubwo se noneho uri kubihuza ute no gutanga ibyo umubyeyi akwiye gutanga, bya bindi nyine utanga uhibereye? ntabwo biri kugongana? ntabwo biri kugongana cyane ko umuryango wanjye nyine n'ubundi waje kubera umuziki, unazi ko nkora umuziki. ikindi kugira ngo bitaba ibindi ubu munsi mfite studio yanjye mu rugo, so rero producer nyine gukorana nawe yari ushoboka ko twakoranira mu rugo mu yandi masaha araza tugakora. ikindi yo nta producer mfite nanjye mba ndi kumva amabeat, ndi kumva amaproje ku buryo binyorohera kujya mu yindi studio sintwaremo igihe kinini nka mbere. ikindi noneho n'abaproducer iyo tugiye gukorana urumva iyo bazi kuri wenyine n'iyo bazi kuri ufite umuryango biba bitandukanye. hari session ataguha kugira ngo uze saa 7 dukore, ntabwo byakunda za nijoro. mu gitondo waza tugakora, nimugoroba twakora. ibyo rero biranyorohereza, nanjye iyo mbonye ari mu masaha nijoro ndamubwira waza no mu rugo nta kibazo, tugakorana ko proje mba nayitegura. urumva bisigaye bimfata umwanya wo gutegura proje cyane ko nanjye mba mfite ibikoresho bya studio mu rugo. yego. kimwe n'ibindi bintu byose umuntu atangira mu muziki, abantu batangira umuziki, batangira gukora umuziki, cyane cyane ko nubwo tuvuga ngo umwana w'imyaka 5 hari aho amaze kugera ariko aracyari muto, imyaka 5 iracyari mikeya. intangiriro zakunze kugorana mu bahanzi benshi, bakakubwira ko hari ababivamo imyaka 5 ari ikintu nyine kinini gishobora gutuma ukomeza ariko n'utakara atakara. wowe muri urwo rugendo rw'imyaka 5 ubona ari he wakuye imbaraga zo gukomeza? isi byari bigoye ubundi ibigora abo bandi benshi bagenda basigara ni nk'ibihe we wagiye uhura nabyo? navuga ko ikintu cya mbere kinanira benshi ni ukwita bumva ko bireta bikunda ako kanya, kuzamo uvuga ngo ejo bizahita bikunda. ikindi ni ukuzamo ushaka kumera nka runaka cyangwa kubaho nka runaka.
atari ukubera ko ukunda ibyo bintu cyangwa ushaka gukora ibyo bintu ahubwo kubera ko ufite influence ya runaka ukavuga ngo runaka twari duturanye runaka twariganye runaka ndamuzi ntago nandusha nanjye nabikora nkamwemeza nkanarengaho icyo gihe ko ntabwo uzi uwo muntu afite izihe mbaraga ntabwo uzi uwo muntu nyine afite iyihe mana afite uruhe rukundo rw'ibyo bintu bituma bamwe nyine abizamo akabona ari guhangana nawe ubwe akahita acika intege. Ikindi navuga kuba udakunda ibintu nyine atari ibyawe ushobora kubizamo kubera kubona ari byo bigezweho abantu bose bari kujyamo ariko atari ibintu byawe. So rero iyo ari ibintu byawe ntabwo wabivamo, iyo ari ibintu bikurimo ntabwo wabivamo kuko sibye n'umuziki n'akazi ako ariko kose kabamo ibicantege ariko iyo udaharaniye nyine kuko wumva ko ari ibyo bintu byawe byonyine ufite ari option yonyine ufite ugera ukavuga ati mfite n'ibindi nakora bigakunda. Ariko umuziki wo biratandukanye kuko umuziki ho ni ikintu ujyamo iyo ari ikintu cyawe nyine ari wumva ko ari ubuzima bwawe ukijyamo ukaba utakivamo niyo baguha ibindi ukora uragenda ukabimaramo amezi runaka ibyo ukuyemo ukabigarura ahandi. So rero umuziki ni ikintu utajyamo ngo uvemo. None se Pacyangwe urabona ukuntu wabitubwiye wari uvuye mu gucuruza ibyo byose hari ukuntu biba umucuruzi hari ukuntu abayeho mu ntangiriro uruvuze uti ntabwo ari ibintu bita bikunda cyane cyane ubwo ni ku bijyanye n'amafaranga ntabwo umuntu ahita abona amafaranga. Wowe ntabwo ibyo bintu byigeze bikugora nubwo wenda twari muri guma mu rugo igihe cyarageze irarangira ukomeza n'umuziki ngo utekereze ngo uvuge uti uyu muziki nubwo uhari nkaba ngukunda nkaba ngukora ariko reka mbe nshakira amafaranga hariya cyangwa wowe byahise bikunda ahise ubona amafaranga se utayabonye bwo utayabona buyababaye hate mu gihe gitangira? Navuga ngo ntabwo akazi kari kose ntabwo wahita ugatangira ngo uhite ugera ku byo wifuzaga ayo mafaranga washaka guhita uyabona. So nanjye natangiye ni expecting gukora indirimbo imwe yamenyekana nyine n'amafaranga akinjira menshi cyane ubuzima bugahinduka ariko siko biba biri ahubwo ikintu cya mbere kigufasha nabivuze cya mbere no kuba ukunda ibyo bintu wumva ko nta indi option ufite ukabaho uteze kubaho nta kundi ni ukuba ufite umuryango udafite umuryango ufite abandi bantu mukorana. So rero njye nari mfite umuryango n'ubundi nabaga mu rugo ikindi mfite timu dukorana. So uwo mwaka wa mbere warangiye uwa kabiri arangira uwa gatatu uraza mbona bitangiye gukunda aho covid yari imaze kugabanyukira tangiye kubona amagigi runaka amakampani runaka mwakorana ese abahanzi runaka mwakorana bo hanze bakahari ibyo bakumenyera ukajya ubona noneho uri gukora ibintu wishimiye unakunda urumva ibyo byishimo even niyo nta kintu waba ukiye ari kuvuga ngo uyu munsi ndishimye kubera ko akazi kanjye kagenze neza hari aho kari kuva hari aho kari kujya hari icyizere bikunyereka ko bizangaburira mu minsi iri imbere bikantunga bigatunga umuryango wanjye. So rero uko umunsi wahitaga uko kwezi kwahitaga uko umwaka wahitaga nabonaga biri kumpa icyizere ndi kugenda mpura n'abantu nashaka guhura nabo ndi kugenda mbona abantu bishimira ibikorwa byanjye kurushaho ndi kugenda nanjye mbona ndi gukora n'ibintu birenze ibyo nakoraga umunsi washize nkavuga yo ninkomeza umwaka utaha cyangwa ukwezi gutaha hari ahandi hantu bizaba biri. Icyo kintu cyatumaga nihangana. Ikindi rero njye nari narishyizemo ariko Butera Knowless yigeze kuvuga ari kuri Radio Rwanda avuga ngo ntabwo waba umuntu ukomeye utaranyuze mu bikomeye. Kuva nakumva ibyo bintu navugaga ni ibi bintu ndi kunyuramo ni ibiri gutuma nzaba umuntu ukomeye. So niba nyuze mu byoroshye se nzavuga ya mateka nanyuzemo. So kweri iyo Butera Knowless nayumva nkavuga yo ibi biri kuba no kugira ngo nzabe nyine nawe nzagire mu rwego nk'urwabo uko nabo banyuze mu bikomeye n'ubwo uyu munsi tubona ari abantu barenze twifuza kuba nk'abo ariko nabo hari andi mateka n'izindi nzira banyuzemo. So bigakomeza bimotiva kuvuga ngo nanjye mfite kunyura muri izi nzira cyane ko uyu munsi ubyutse ugasanga uri papa cyangwa wifuje byakugora kumanaginga. Yego uretse ibikomeye twamenye muri iyi myaka 5 birimo shock yo kuva kwa Rocky wenda wari wabipanze ariko sinzi nimba byabikurikiye nabyo wari witeguye guhura nabyo gutakaza umuyoboro wawe wa YouTube numva warigeze kuwutakaza wenda nyuma ukagaruka ibyakurikiye igitaramo cyawe cyo kwizirizamo imyaka 5 ibyo twe nibyo twamenye ibindi bikomeye wahuye nabyo uvuga wenda tutamenye ni ibihe muri uru rugendo rw'imyaka 5 uvuga ngo nagombaga kubicamo bikomeye kuyaho nanjye nzaba ukomeye? Nyuma y'ibyarimo no gushaka uriya ntabwo ari ibintu nari narapanze ngo mvuge ngo uyu mwaka nzashaka cause
abantu twese iyo tugiye gupanga ibyo bintu byo gushaka tugendera ku bushobozi ukavuga ngo wenda nzaba mfite iwanjye ameze gutya mfite ubu bushobozi ikindi nzakora ubukwe nanjye nshimishe mama wanjye nshimishe mama w'umukobwa wanjye imiryango yabo ariko hari ukuntu noneho biza bitunguranye atari byo wapanze kandi ukabona nta yandi mahitamo nyine ugomba kubyakira nyine ukanyura muri bya bikomeye icyo gihe rero nabyo hari ibindi bintu bigusubizaho inyuma kuko urumva hari ikindi kiyongere muri za plan utari warapanze kandi none icyo kintu kije kiri big kiri kinini cyane gishobora kuba cyanaruta ibindi byose cyane cyane kuko umuryango urumva noneho ugiye kugira indi shusho yawe amaraso yawe ugiye noneho kugira undi muntu urundi rubavu rwawe imbere yawe bivuze ngo none ugiye gukora ikindi kintu kinini kurenza n'ibyo wari urimo icyo kintu kigutwara imbaraga nyinshi umwanya munini ku buryo ushobora no kukurangiriza kariyeri cyangwa bikayigira ibindi bitewe n'uwo muntu muri kumwe. ese ubundi papa cyangwa byagutunguye gute? ni gute wisanze urugo rutungurana rute rwagutunguye rute wowe ku giti cyawe? navuze ngo ni kwa gufata inshingano urumva ibi bintu by'imiziki ni gute wisanze mu nzu yawe harimo undi muntu ibi bintu by'imiziki tubamo bya bintu ubundi uba uhura na audience abantu benshi mutari musanzwe muziranye abagukunda benshi cyane rero nk'imiziki uba ufite ibigari bimwe nakubwiraga ibigari bakubwira ati ariko nawe uba ukwiye gufata umwanya muri weekend ukaba uri kumwe n'undi muntu ikindi kiremo udahuje imiterere rero kuba uri kumwe n'uwo muntu bakakubwira ati ariko ubutaha mugomba kuba muri mu rugo bikagenda gutyo rero hari igihe hazamo ibindi utatekerezaga cyane ko urukundo ntabwo umenya ngo ruri kugana he ruba rufite imbaraga zirenze izanyu ntabwo wowe warukontorora wakunze nyagukunda rero ugasanga hari result zivuye muri rwa rukundo rwanyu mute-expectingaga mwembi mutari mwaraplaninze wenda mwapanze ko muzakundana mpaka mukanabana mukabyana mpaka mugasazana n'ibiki ariko wenda bikaza mbere y'igihe mwapangaga icyo gihe rero ntabwo wabikwepa ngo uvuge ngo ngo twari twarapanze mu myaka 5 cyangwa 10 nk'umugabo ugomba gufata za nshingano nayerekare mvuga ukavuga wasanga ari wo mugisha wanjye ari cyo gihe cyane Imana yari yarampangiye ntabwo ngomba kubikwepa nkwiye gufata inshingano cyane ko njye nawe byawe kubera urukundo ntabwo ari accident kandi ikindi twari dufitanye gahunda n'ubundi yuko bizaba mu gihe runaka tutari tuzi ubwo Imana ni icyari yarapanze ahubwo reka tubishyire mu nshingano tubishyire mu bikorwa. ubwo ni nk'iyo nama waha papa cyangwa uwo mu myaka nk'itatu ishize bitaraba ntabwo yicuza kuko uyu munsi aranezerewe urumva iyo ubyutse ufite umwana imbere yawe uri kumureba ubona umuntu musa uzi kugira umuntu musa nyine ukajya ubona undi shusho yawe ntoya ukavuga ati aha nahahise hanjye yanakubagana ukavuga ati sha banza nanjye ari uko kera nari imeze uko murasa ni wowe nyine ukajya wibona nyine wowe urumva ufite amahirwe yo kwibona wowe wa kera uri kwibona ukiri mutonya ikindi noneho ukaba ufite impamvu z'ibyo uri gukora kuvuga ati uyu munsi ndi gukora ibintu mfite abo ndi kubikorera hari ukundi uba ukora ariko nta mpamvu igaragara ariko uyu munsi uvuga ngo even nge nta mpamvu wenda runaka ndi kubikora ariko mfite abo ndi kubikorera noneho mfite impamvu niba nakoraga gutya ariko noneho ngiye gukuba cyane kuko mfite abandi ndi kubikorera yego hari benshi ibyo bitunguranye bibaho ubwo wenda tunabikuye mu kubivuga nk'aho atari ibintu byiza umwana iyo atunguranye hari benshi bahita bamwitarutsa nabi cyane nk'aho ari ikintu kibi abo bo ni nk'ubuhe butumwa wabagenera ukurikije wowe uko wabyakiriye n'ukuri kubibamo uyu munsi? navuga ko babibeshya ikindi guhunga inshingano ni ubugwari n'ubundi icyo gihe kindi uri gupanga ko bizakunda ntabwo uzigira wubahiriza inshingano kugira ngo umenye ko uri umuntu wakubahiriza inshingano nuko ikintu cyaza wowe utacyegispektingaga ukacyitwaramo neza biguha noneho kuvuga ngo ibaze niba iki kintu ntari naragipanze nkaba mbashije kugihandoringa ibaze noneho icyo napanze uburyo cyagenda ariko nawe ukibaza ngo se kuba wakwihakana umwana wawe cyangwa utafashe umwana wawe abandi buzabafasha ute wowe uzifasha ute yego rero ikindi nawe ukibaza ubwawe ko wagize amahirwe yo gufashwa n'ababyeyi bawe wowe iyo batagufasha byawe bugende gute rero byakabaye biguha
kuvuga ngo even though wenda hari abenshi bavuga ngo ntabwo mbyizeye neza kuko ntabwo twari twarabipanze ariko se ntabwo wanafasha umwana utari uwawe ko n'abandi bagufasha utari uwabo yego Now, ufite indirimbo nshya wakoranye na Marina, ufite igitaramo uzakorera muri Uganda, abanyarwanda bateze amatwi ikiganiro amahumbezi baha amakuru yawe agezweho. Umunsi w'ejo mfite igitaramo Uganda Gisolo, na bwa mbere nzaba naramiye Uganda, ni igitaramo cyanjye cyo gutaramira abantu batuye Uganda by'umwihariko abatuye Gisolo, kizaba ku munsi w'ejo ku wa gatanu. Hanyuma mfite indirimbo yanjye nshya na Marina yitwa Sa, iri mu byatumye ngira gahunda zo kuvuga ngo why not, bari bamaze igihe banyaprocinga ariko nkavuga ngo nzaza mfite ikintu gishyashya kugira ngo mbe nabasha no gukora media tour zaho, mfite ikintu gishyashya nyine, mfite ikintu gishyashya ngiye kuvugiraho. So rero iriya ndirimbo ndababwira noneho kuri ino nshuro twanakora cyane ko mfite igihangano gishya naba nje gupremieringaho no kuba nakora media tour y'icyo gihangano. Hanyuma parti y'icyo gihangano mfite album yanjye ya gatatu izasohoka uyu mwaka yitwa NBA. Yeah, Never Broke Again. Yego. Okay. Yego. Ni album yanjye ya gatatu iriho abahanzi benshi kandi bameze neza nk'ibisanzwe. Nge abantu bumva imiziki yanjye cy'abanzi bazi ko nkunda gukorana n'abahanzi. Kuri ino nshuro nawe line up imeze neza, iri hot, iri lit, imeze neza cyane. Ni album bazumva mu buryo butandukanye nuko baba basanzwe bazi Papa Cyangwe, cyane ko ari imwe muri album zizasohoka zifite video na audio. Indirimbo 12 zifite audio na video, so that's why nari naratinze ku dropping uyu mwaka, kunajya mbanze ndangize zimwe mu ma video yayo. Ama audio yararangiye ariko uyu mwaka ndavuga album y'ubushize yagaragayeho video imwe, ndavuga ni ikibazo nicyo nagiye mbona mu ma feedback, ndavuga uyu mwaka noneho reka indi album nyikosore none izifite ama video bitandukane n'iyabanje n'iyayibanjirije. So navuga ngo ni album nziza iriho abahanzi beza, yakozwe n'aba producer beza. Indirimbo ncyanjye namara n'indirimbo nziza, nanashimira abantu ko bayakiriye neza. Reka NBA tuzagutumira tuyiganireho birambuye, tumenye abariho, tumenye Never Broke Again n'ibindi byinshi. Ariko iminota ntabwo idukundiye ko dukomezanya, gusa tugushimire cyane, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Indirimbo yawe Sa wakoranye na Marina ni nayo ndirimbo yacu y'umunsi.